Hello, mwiriwe mbaha ikaze kuri YouTube channel yanyu ya Menya Uhinduke, mutegurirwa mukanagezwaho na Kaneza wa Mugabo. Mwari muri aho mumeze neza hobe cyane. Shimira abantu banyandikira bambwira ko inyigisho zibafasha, nukuri murakoze cyane. Hari iminsi namaze ntakira ibiganiro bishya, hari ubwo bitankundira, ariko abantu naje kubona koko bamaze kumenyera ibiganiro, bamwe bakamamagara Kaneza kutaduha inyigisho nshya bimeze bite. Murakoze cyane abakurikiranye aho inyigisho zigeze. Rero mbashimire, nkomeze mbabwire nti murakarama, muragahorana amata ku ruhimbi. Uyu munsi rero tugiye kwiga iyi vitamine, tugiye kwiga inyigisho igira iti kurinda isezerano. Isezerano muraryumva, isezerano hagati y'abakundana, isezerano hagati y'abashakanye. Reka tubirebere hamwe kugira ngo dukomeze gusubiza rwa rukundo mu mwimerere warwo, dukomeze dutume urukundo rutoshye. Rero urukundo kugira ngo rugumane umwimerere warwo, nuko ba bantu babiri bakundana basobanukirwa neza isezerano bahana. Cyagiye musezerana ukemera kubana n'umugabo cyangwa n'uwo mugore wawe akaramata. Yewe mbere yuko ubibwira umuryango wawe n'inshuti, wabyemeye muri babiri gusa. Mubizi neza, cyagiye muri babiri mukirambagizanya, umwemero uti nzabana nawe akaramata, mwari babiri. Aho rero niho isezerano uritangirira burya, kuko wabyemeye ntawe ugishije inama uretse wowe ubwawe, kandi ubizi neza, uhamanye n'umutima wawe udahubutse. Bituma uhaguruka umaze kubyemeranya muri wowe, umaze kubyemerera umukunzi wawe, urahaguruka ubimenyesha inshuti n'abavandimwe. Yewe mutegura ibirori byo kwishimira iryo sezerano. Iyo rero hashize igihe runaka ugatangira kwitwara uko bidakwiye mu rugo rwawe, byaba ingeso mbi zitangiye kukuranga, byaba biturutse ku ngeso mbi z'umukunzi washatse, ukwiye gusubiza amaso inyuma ukibuka icyo wamusezeranije, kuko wavuze yego kubwo urukundo wamukundaga, kandi wumva urwo rukundo rutazakama muri wowe. Icyo gihango wakoze iyo tariki ukwiye kucyitondera, ukiga buri munsi uko wakirinda. Kiriko mwashakanye usuzumye neza ugasanga we siko abyumva, warahubutse kumwemerera kubana nawe, cyangwa nta gukunda yarakurarikiye, birashoboka. Ariko ubundi kurinda isezerano bisaba kuba uri umuntu wuzuye ubumuntu n'indangagaciro z'ubumuntu, ku buryo icyaba cyose kibatunguye mu buzima bwanyu kitahungabanya isezerano wakoze. Aha reka ntange urugero, nkunda gutanga urugero nibwo tuzajya tujyana neza mu nyigisho. Mu gihe mutewe n'icyo nakwita crise financier cyangwa ikibazo cy'amafaranga, financial crisis, mbese ubukene muri rusange, hakabaho se chômage, mugahomba se cyangwa muri business, ubukene bw'ibifatika bukaba bwabatungura, kuko mbere mwari mumeze neza mufite akazi. Mwe muzi ko hari ingo nyinshi zihita zitangira amakimbirane, umugore agahinduka rwose, agahora yuki nabi umugabo we, kuki utakizana umugati, kuki utakitugurira ibi n'ibi. Ibyo ni ugutatira igihango mufitanye, kuko si we wihamagariye ubukene, si we wanze gukora, si we wanze ibyiza, ugasanga utangiye kumusuzugura. Icyo gihe rya sezerano riba ririho riravunguka gahoro gahoro, kandi uko rikuvunguka niko rizageraho rigashiraho burundu rwose neza, amaherezo yanyu akaba mabi. Urundi rugero natanga, igihe umugabo wawe se abonye misiyo y'akazi kujya mu mahanga nk'amezi make se cyangwa umwaka, ugasanga madamu asigaye atangiye kumuca inyuma, ubutatiye rya sezerano. Ariko ni ku mpande zombi, si umugore gusa, birashoboka nubwo yaba ari madamu wagiye mu kazi hanze y'igihugu cyangwa mu ntara, niba batuye i Kigali, bwana agasigara amuca inyuma, kandi uwo mukunzi wawe aba agomba guhahira urugo. Si ngombwa bimuhira igihe cyose guhahira mu gihugu mutuyemo, siko bimeze, murabizi rwose. Cyangwa se nanone igihe sheri wawe agize ikibazo cy'uburwayi, ugatangira gutaka kumurusha we, ukamurusha kuribwa, kandi umubiri ari uwe, kandi si we wabyihamagariye.
nawe byakubaho nshuti yanjye, ugasanga umwitaho iminsi ya mbere indi ukumva urarambiwe, rya sezerano nanone riba ripfuye. Ingero ni nyinshi, ariko muri make isezerano ririndwa n'ubushuti bubyara urukundo rwababanishije. Uwo ukunda, inzogero zose twatanze izimukanga. Situation iyo ari yo yose, ibihe byavuka ibyo ari byo byose, uko mwatungurwa uko ariko kose, uhora uhagaze mu mwanya wawe. Ntubikora wihata, wikanira, wivovota, cyangwa uvuga ngo reka mpfe kubikora niko zubakwa. Hoya, ubikora ahubwo unezerewe cyane. Urukundo wamukundaga ndetse rukaniyongera ahubwo, kuko uba wumva ari wowe neza, uba wiyumva. Niba ari ukurwara se, umurwaza wumva ari wowe urwaye ahubwo umubabariye. Yaba ari ubukene, ari wowe ukora nk'uko twabivuze mbere, umuha kuri ayo mafaranga, kuri kashi zawe, wumva ari wowe wiha atari undi muntu uha, kuko muba muri umwe koko. Icyo gihe rero nk'uko bisanzwe, iyo hari ibyo mutumvikanyeho, cya sezerano rikurusha imbaraga yo kumva ko ikibazo kivutse kigomba gukemuka, kitagomba kubatanya. Rikomeza ribunga, ribasubiza mu ngobyi y'urukundo, niko bimera. Apana ribazirika. Njya numva hari abavuga ngo isezerano ryaranziritse shahu, ubu sinkigira gutya na gutya kubera isezerano. Yaba atari isezerano mba naramutaye. Oya rwose, isezerano ntirizirika. Isezerano rirubaka, rigasazisha neza. Ni nayo mpamvu abatarashaka mukwiye kwita gusobanukirwa neza isezerano icyo ari cyo, ukarisesengura neza, kuko uko uririnda niko rikurinda naryo. Ntawe ukwiye gukinisha isezerano nk'uko abenshi babikora. Ni amakosa akomeye cyane. Nubwo bamwe namwe babikora bibwira ngo ntacyo bitwaye, ariko nabo mubagenzuye, isezerano ribakora ingaruka zitari nziza. Ugasanga niba warashatse umugabo wawe kugira ngo wirire kashi, uri umukobwa, uri mwiza, uracyari muto, uhuye n'umugabo arakurambagije, umugabo w'umukire cyane ufite byinshi rwose, urarikiye ayo mafaranga, uremeye, urahumirije, utamukunda ubizi neza mu mutima. Ukamukunda, mukabana, ukamusezeranya nzabana nawe. Urumva ko ni ukukurikiye ubukire bwe. Cyangwa se ukamukurikira kugira ngo ujye i Burayi, birahari bireze. Hari abantu basigaye bemera gukora za wedding, ubukwe, kubera ko yishakira visa, azi ngo ni umudiyasipora, amazeyo imyaka 20 i Burayi, muri US, ati ndashaka nanjye mfite inyota yo kuzajya muri Amerika. Reka nemere nshinyirize n'umusore mwemere, reka nemere nshinyirize n'umukobwa mwemere, ariko nzigire mu mahanga. Cyangwa se ingero ni nyinshi, no kwemera gushaka kugira ngo wubahwe muri society, atari uko ukunze uwo muntu. Ni byinshi, kandi nyamara we uwo muntu aba yaragukunze nyabyo. Bivuze ko umusezeranyije ariko ugiye gukinisha amarangamutima ye. Uba rero witeje ingorane zikomeye nshuti yanjye, kuko isezerano ribura umudendezo waryo muri wowe, kuko ribaho naryo rifite ubuzima. Riba ryumva wararyiyitiriye cya gihe wemera kubana nawe, ariko ari ikinyoma, rigahora ribura amahoro. Ugasanga uwo muntu nawe nta mahoro kuko afite. Iyo mugenzuye mwene uwo muntu wakinishije amarangamutima y'undi, wa mukobwa wemeye kubana na wa mugabo kubera ibintu cyangwa kubera izo visa, wa musore wemeye kubana na wa mugore kubera impamvu runaka, ibintu byamusunitse, byamumotivatinze, mwene uwo muntu ahora na stress, mwene uwo muntu anezerwa gake, mwene uwo muntu ntiyishimira kuba iwe, mwene uwo muntu ahora agira gahunda nyinshi arebe ko bwakwira. Ntaba ashaka kwegera wa muntu yabeshye ko bagiye kubana akaramata. Isezerano rero rikubuza amahoro iyo utaririnze, naryo ntirikurinda. Dukwiye kwigengesera nshuti zanjye, kuko ibibazo byose duhura nabyo rimwe na rimwe tubigiramo uruhare. Ubundi umuntu arinda akanarindwa n'isezerano rye. Uwo muntu ntashobora kurakazwa ngo sheri we hari ibyo atakoze uko yabishakaga,
kuko twabonye ko byose ari rwa rukundo, ni rwa rukundo bikomokaho, kandi urwo rukundo ntirutuma utekereza nabi mugenzi wawe. Umugabo wawe ntiwamubona mu kibi, kandi nawe ntiyateshuka ku cyizere umugirira. Nubwo ari bake bameze batya, ariko barahari, tujye twemera ko hari ibyiza bihari. Nubwo isi ya none abantu bose baba bavuga ngo nta rukundo rugihari, ntabwo abantu bagikundana nyabyo, barahari abantu bameze batya. Byose ni ubushake bwacu kubaka ubushobozi muri twe. Bidusaba gutinda muri twe, apana gutinda mu bandi n'ahandi, kuko mu bandi uzahura n'ibindi byinshi bizaguhutaza ukaba wava mu mwimerere wawe. Aha kwibaza uti, ese niba wowe, urugero, umugore waragerageje kubaha isezerano ryawe, ariko bwana akakunanira rwose, byeruye bigaragarira amaso y'abandi bantu, kuko atagukunze kandi akabiguhisha, bigatuma wowe waramwihaye utabizi, icyo gihe uhisemo kumureka, waba ukosheje. Hari abantu bakunze kwibaza ikibazo iyo bakiri mu rushako, ni ibisanzwe, ukavuga ati umugabo wanjye asigaye akora ibi n'ibi bikabije, ntabwo nabyihanganira, nanjye ndi umuntu. Ese dushwanye, ese dukoze divorce, naba nkosheje? Igisubizo cyanjye nka Kaneza umugabo nakubwira nti yego, nanone huye. Wumve ko nguhaye igisubizo kitari igisubizo. Yego, waba ukosheje kuko waba wivugurije, wamusezeranije kubana akaramata, ariko bimusezeranya mu bujiji bwawe ndetse bwinshi, utamwize ngo umenye niba koko usezeranya arabikwiye, akwiye iryo sezerano umuhaye. Wakuruwe nuko yagufataga muri iyo minsi, amarangamutima yawe aho mu bwenge bwawe, urasezeranye. Iyo rero nyuma aribwo uhumutse, amarangamutima yawe noneho yagiye hasi, ubwenge bwawe bwazamutse, usanga aribwo uvuze uti rwose sinabivamo kubana n'utankunda, kandi koko birumvikana. Ariko se urumva atari wowe ukururiye ikibazo? Wakabaye warafashe umwanya cya gihe bikigendeka, bikiri ku manywa, ukabyitaho, kandi wari kubibona, ntiwirirwe usezerana, kuko wagize guta umwanya wawe, wagize gukomereka na reputation uko hano hanze bagufata, kuko si bose bazemera ko ari umugabo mubi. Niba ari wowe mugore ushatse guprovoka divorce, bamwe bashobora kujya bavuga bati ni wowe wamunaniye ahubwo. Noneho navuga nanone nti oya, kuri cya gisubizo ntiwaba uhemutse, cyane cyane ko atari wowe bikomotseho. Wowe wamukundaga ariko we ntiyagukundaga, kuko ukomeje guhata kubana nawe wazisanga mwicanye, kuko burya kubana n'uwo mudakundana ugeraho ukumva umunukira, se niko nabyita, ukomereka buri munsi buri uko utashye, nta kwisangaho. Tuzi ingero nyinshi z'abicana cyangwa babanye ariko ari ibikomere gusa biranga urwo rugo. Byiza birumvikana nuko wava muri iryo sezerano ukagenda ugashyira ubwenge ku gihe, ubwo waba wize isomo, nubwo uba utumye uryiga mu buryane bwinshi, mu bibi, ariko byibura ukahava ugifite bwa bwenge bwo kwitekerezaho, ugakomeza ubuzima neza. Kuko hari bamwe batandukana, bwana yaramuteye na sida, birashoboka, kubera bwa bujiji bwatumye usezerana ukayirwara, atari uko wari indaya, atari uko kubagana uri umuhehesi, ukazira uwo washatse kubera kutamenya, cyangwa akakwica, umuryango n'igihugu tukaguhomba. Bibaho cyane, izo cases ziruzuye hirya no hino. Rwose nshishikarize byimazeyo abangavu bacu beza n'abasore muri rusange kumenya kwitekerezaho neza, kandi kenshi mbere yo kuvuga yego ku bakunzi babo bifuza gushakana, gukora ubukwe, kuko isezerano ryaguhitana rwose. Ubundi aho guhemuka wahemukirwa ku bantu b'inyangamugayo. Ariko ikibazo isi ya none yuzuye aho guhemukirwa nahemuka, byabaye bisanzwe. Kandi kwiga uko warinda isezerano biroroshye. We ujya wisuzuma, ujya usuzuma ingo nyinshi z'iki gihe umunsi ku wundi, biguha ubusobanuro buhagije bwatuma umenya amwirinda. Ibyiza
ukwiye gushyiramo imbaraga ukabinoza neza, kuko twigishwa n'ibituzengurutse n'abatuzengurutse. Aka kantu gasubiremo, burya twigishwa n'ibituzengurutse n'abatuzengurutse, kuko abantu duhurira ku bintu byinshi cyane, yewe nanavuga ko duhurira kuri byose, ahubwo wenda dutandukanira uburyo dukoresha ibintu cyangwa abantu. Kuko nk'isezerano ni rimwe ku bantu bose, ku bana n'uw'akaramata ukamukunda igihe cyose, muri situation yose cyangwa mu bihe byose, ahubwo bitandukanira mu buryo dukoresha urukundo. Nta rukundo wavuga ngo rw'abazungu, rw'abanyafurika, rw'abanyamerika, rw'abo muri Aziya. Oya, ni rumwe in general, ahubwo uburyo nibwo butandukanye. Icyo gihe rero wigira mu bikuzengurutse, ugashishoza, ugashakisha uburyo bwiza bukwiye, wamara kubumenya ukabukoresha. Naho urukundo twese ni rumwe, isezerano twese ni rimwe, nta n'ubiyobewe kubyubaka neza. Erega tubyica tubizi, twaremewe kutarangara, kuko kurangara buri gihe biteza ingaruka mbi. Reka mbaho urugero, iyo ugiye mu iduka kugura amavuta runaka, noneho nturebe niba atarengeje igihe, expiry date, ukishyura wihuta, kwa kundi abantu b'iki gihe twirirwa muri indi busy ugataha, noneho wagera iwawe akaba ari gusuzuma, cyangwa ukanayakoresha nyuma yaguteza ibibazo, ukareba ugasanga yarengeje igihe. Icyo gihe ridoga, ukitonganya ngo baramfunyikiye, iduka ry'abajura, ukabatuka. Ese reka nkwereke ibihombo birimo. Igihombo cya mbere, uhombye amafaranga wabiguze. Icya kabiri, uhombye no kuba akwangirije uruhu, niba ari ayo kwisiga urugero. Nyamara cyagiye ufata isegonda rimwe usuzuma niba gifite igihe, ntacyo byari bitwayemo, ni mu nyungu zawe, ukishyurira ukuri. Byaba na ngombwa baguhindurira ako kanya iyo basanze afite ikibazo koko, ukaba unafashije nabo gusuzuma stock yabo. Hari ubwo baba batabizi, kugira ngo n'abandi ba clients, abandi bakiriya batazabihomberamo. Urumva se atari wowe ufite ikibazo, ururangaye. Twese nuko tubayeho, twabaye busy, turahuze cyane, nyamara byangiza byinshi. Twisubireho, kuko ibi nibyo bigaruka iyo tugiye kubaka ingo. Usanga uhitamo umukunzi utabanje kureba niba atararengeje igihe, n'urugero ntanzi, kugira ngo utazavuga ngo umuryango we waragupfunyikiye cyangwa akagutera allergie mu rushako. Allergie mu rushako ni kwa kundi ubona amakamere n'ingeso mbi uko utabikekaga. Niba cyangwa se umugabo wawe asigaye afite uko yitwara bitandukanye n'uko yitwaye mbere mu gishakana, izo nazo nazigeranya nka allergie. Umuntu kurenza igihe narishatse kuvuga, ukaba wahitamo umugabo udakwiranye nawe, utagukunda n'ubwo wabonaga gukunda. Kuko niyo ugura amavuta waguraga, uba ubona ari sawa ayo mavuta, iyo uyareba nta kibazo afite, nyamara barabyanditseho ko afite igihe runaka. N'umugabo rero cyangwa umugore, umuhitamo ubona ari sawa urebeye inyuma, nyamara hari aho byanditse wasuzuma ko mudakwiranye, atari uwawe, bitazacamo rwose. Kandi icyiza cy'isezerano, iyo wamenye kuririnda neza, nk'uko tumaze kubibona, naryo rirabikwitura, rirakurinda. Ese rikurinda rite? Umutware wawe nawe amenya kuryubaha, rimutegeka guhora yibuka ibyo yagusezeranije, noneho rikabahemba kubarinda, ndetse rikabarindira urubyaro iyo mwabyaye. Kuko ibyo abana banyu bababonyeho mwabatuje nibyo bakurana mu buzima, ndetse bakamenya kubaha ibyo basezerana na bagenzi babo mu buzima bwa buri munsi, kuko babyawe n'inyangamugayo. Nta guhemuka bonse mu mashereka y'ababyeyi babo. Isezerano ni ryiza cyane iyo urikoranye ubushishozi nibyo wabahaga iyo wabonsaga. Kandi ibi byose twavuze, isezerano rihera hagati y'abantu babiri, rirakura no muri sosiyete iragenda rikagerayo. Aho mujya hose muba muri inyangamugayo, no mu kazi kanyu ka buri munsi ugasezeranya umukoresha wawe gukora neza, unoza akazi ko bisabwa cyane, uko ariko cyane ko ariko kaba kagutunze. Ntibibe byakurengaho ngo ukore ibyawe byica akazi, kuko iyo utubashye isezerano
ejo bashobora no guha promotion uwo mwicarana wubaha isezerano ryo gushyira mu bikorwa ibyo bamusabye, ugatangira amatiku ngo habamo rimwe na rimwe ibintu by'ubutoni, kurobanura ku butoni, bosi ntabwo nkunda, byinshi cyane turabizi. Yego bijya bibaho, ikimenyane kibaho mu kazi, izo za injustice, ariko kenshi rwose nitwe twizira. Ibi rero iyo bitigishijwe neza kuva hasi kuri fondation, birakura bivuye kuri babiri bikagira ingaruka ikomeye, yewe no ku gihugu muri rusange, yewe no mu nzego za politiki. Ho dufite ingero nyinshi cyane abatatiye igihango cyangwa amasezerano baba baragize, bikabaviramo kwigomeka ku gihugu, ndetse ntibibura gutwara ubuzima bwa benshi, igihugu kikaba cyatakaza abantu kubera ingaruka z'abatatiriye isezerano bari barakoze. Byanjye bikunda abantu barangiza nabi ni ukubera isezerano batarinze, naryo icyo gihe ntiribarinda. Murakoze rero, muragahorana amata ku ruhimbi, murakarama abanyarwandakazi. Inyigisho zikomeze zibanogere, zikomeze zidufashe tumenye duhinduke, nkomeza kubashishikariza kuzisangiza abandi, maze twubake umuryango nyarwanda mwiza. Nikaniza umugabo, murakoze cyane.